kugura inzu iri ku muhanda wa kaburimbo burya uba witeganyirije kuko déplacement iba yoroshye. Ibaze ubaye ifata moto birakorohera kugera ku muhanda, cyangwa ufite ubundi buryo déplacement biba byoroshye kuko kugera ku mavuriro birakorohera, ku mashuri ndetse n'ahandi. Ahangaha rero turi ni Kicukiro mu Busanza, ni ahantu heza hari kubakwa amazu meza kandi muri quartier nziza cyane. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger ndetse n'igikoni kiri open. Iyi nzu ikaba iri kugurishwa igiciro cya miliyoni 130. Ni inzu uko nakomeje kubabwira iri ku muhanda wa kaburimbo, déplacement zakorohera, quartier ni nziza cyane ndetse akarusho ino nzu ni nziza kuko ifite ibikoresho bigiye bitandukanye kandi byiza bigezweho. Muze rero mbereke bimwe mu bigize ino nzu mu buryo burambuye. Nk'uko nababwiye muri introduction, ino nzu ni nziza cyane, wabyirebera nawe. Ni inzu ifite design nziza, ni inzu igaragara neza, isize amarangi meza, kandi ino nzu mbibutsa ko yubakishijwe amatafari ahiye. Ni inzu ifite imitako myiza igiye itandukanye kandi igaragara neza cyane nk'uko mwabyiboneye. Wirebere n'amadirishya agize ino nzu, urebe amarangi asize hano, urebe ndetse n'amatara akikije hano hanze. Ni amatara meza kandi hagaragara neza cyane, afite imitako igiye itandukanye. Ino nzu ifite ubwiza bugiye butandukanye. Sohotse ahangaha rero turahasanga gate ya nzu. Ni gate nziza cyane, rebere zino nyingi, ni inkingi zigaragara neza. Gate ni nziza, isize amarangi meza. Imitako ikikije inzu yacu ni imitako myiza, amabuye meza ndetse n'indabyo nziza cyane. Maze kubereka gate ya nzu, muze rero turebane n'imbere mu nzu. Tukiri ahangaha turahabwa ikaze na parking nziza ifite amapave meza cyane. Ni parking nini cyane, kuva hariya kugera ahangaha ni parking nini cyane kandi yisanzuye, ishobora kuparkingamo imodoka 3. Ngira ngo muri kwibona rwose ni parking ipavomye neza, ifite imitako igiye itandukanye, ikikijwe n'imitako igiye itandukanye kandi myiza nk'uko muri kwibona. Amakaro meza, amabuye meza ndetse n'indabyo nziza cyane. Irebe nawe rwose ni parking nini ifite n'imitako kandi bituma inzu yacu ikomeza kugira ubwiza buhebuje. Iyi nzu y'akarusho ikaba ifite rooftop ikwemera kureba view nziza ya Busanza. Muze mbereke rooftop y'ino nzu. Ni rooftop nziza kandi igaragara neza cyane. Guhera kuri ama escalier, murabona ko ni ama escalier meza afite amakaro meza cyane. Ukiva ku esikariye urabona ko rooftop yacu ni rooftop nini cyane nziza, ushobora guhostingaho famiye yawe, abashuti bawe, mugaselebratinga ama-anniversaire cyangwa izindi events zigiye zitandukanye. Ngira ngo muri kubona ni hanini cyane pe, kuva ahangaha hose kugera hariya ni rooftop ngari. Tukiva kuri ibyo ngibyo byo guhostinga, ibaze nawe wicaye hano hantu uba ufite view nziza cyane, aho uri kureba Busanza, uri kureba ya quartier nziza nk'uko nakomeje kubibabwira. Namwe murabibona rwose uba ufite view yose. Tutibagiye ko ino rooftop ifite imitako igiye itandukanye. Irebere nawe ano mavaze afite izi ndabyo, reba n'amabuye meza cyane kandi agaragara neza. Urebe iki gikuta, ni igikuta gifite amakaro kandi bituma ugira design nziza. Urebe amatara agize ino rooftop, ni amatara meza cyane. Tukiva kuri rooftop katurebane terrasse ndetse n'ibindi bice bigize ino nzu. Nyiri ahangaha ngira ngo muri kwibona design ziri ahangaha, ni design nziza cyane. Uyirebere nawe uhagaze ahangaha uri kubona design nziza cyane. Tukizamuka izi escalier, ni escalier nziza zifite amakaro meza ndetse zikikijwe n'imitako igiye inyuranye. Ngira ngo muri kubona indabyo nziza, amabuye meza kandi bituma hagaragara neza kurushaho. Nyiri ahangaha nk'uko muri kubibona dufiteho terrasse nini cyane kandi ifite umwanya mugari nk'uko mubibona, ahantu hanini hisanzuye ku buryo ushobora kwicara n'umuryango wawe cyangwa inshuti zawe mukanezerwa. Nyiri ahangaha nanone muri kwibona hano hari igikuta gituma ya terrasse igira view nziza cyane cyangwa ituma ubwiza bwiyongera. Urebe amatara ari kuri kino gikuta, ni amatara meza ndetse ari no kuri ino terrasse. Ngira ngo muri kubona ni ahantu heza cyane hagaragara neza. Urebe izi nkingi zituma bwa bwiza bwiyongera cyangwa design iba ari akarusho. Urebe amakoro agize hano, design zigiye ziriho, ni design nziza. Ndetse tutibagiwe ko hari n'imitako igiye inyuranye ndetse amavaze meza arimo amabuye meza. Tukiva ahangaha rero mureke turebane imiryango igize ino nzu. Ni imiryango myiza kandi ikomeye inagezweho. Rebe nawe uno muryango, ni umuryango mwiza
mwiza. Mpagaze ahangaha muri kubona ubwiza bwa ya nzu. Muze turebane muri salo y'ino nzu. Kaze muri ya salo y'ino nzu. Ni salo nini ifite ibikoresho byiza. Rebere nawe n'amakaro, ni amakaro meza agaragara neza. Utareba ubugari bw'ino salo wakibaza ino salo yakakira abantu bangana iki. Ni salo nini nk'uko muri kwibona pe, uko bangana kose ino salo ni nini. Ni salo ifite ibikoresho byiza. Urebe amarangi asize ino salo, ni amarangi meza. Utunareba parafo y'ino nzu, ni parafo nziza ifite design nziza, inakikijwe ndetse n'amatara meza. Noneho twagera kuri TV stand bikaba akarusho ko ni TV stand ifite ibikoresho byiza kandi bigezweho bituma ubwiza bwa salo bwiyongera, aho ushobora gushyira imitako yawe inyuranye, utuvaze turimo indabyo cyangwa se ibitabo byawe nk'uko ubyifuza. Tukiva ahangaha turaza kuri ino nkingi itandukanya salo na salle à manger. Ni inkingi nziza nk'uko nakomeje kubibabwira, abantu bazi kubyaza umwanya umusaruro wakibaza hano washyiramo imitako yawe nk'uko ubyifuza. Tukiva ahangaha turajya muri salle à manger ya ya nzu. Ni salle à manger nziza cyane pe kandi nini nk'uko muri kubibona. Ibaze uno mwanya wose ushobora guteguraho table yawe yajyaho intebe 8 cyangwa se zinarenga kuko ifite umwanya munini. Urebere ano matara, ni amatara agezweho ku bantu bazi ibintu byiza kandi bisa neza. Hano tukahasanga miruwari cyangwa mirror nziza cyane kandi nini ituma ubwiza bwa salle à manger bwiyongera. Tukaza no kwasanga lavabo aho umuntu atakenera kujya gukarabira hanze cyangwa se muri kitchen ugakarabira ahangaha. Tukiri ahangaha irebere nawe mbere ko tugera muri open kitchen cyangwa igikoni cyacu kiri open. Irebere nawe ubwiza bwa hano hantu, ni heza cyane. Urebe ano matara, urebe nawe hano hantu ubwiza buhageze bwiza cyane. Muze turebane mu gikoni cy'ino nzu. Uko mubibona igikoni cyacu kiri open nk'uko nabibabwiye, ni igikoni cyiza kuri abandi mukunda ibikoni binini. Ino nzu ntibacike. Irebe nawe hano hantu ukuntu hagaragara neza. Naravuga ibigize hano hantu byonyine no kuhareba urabona ko ari ahantu hagaragara neza, harimo ibikoresho bitandukanye. Nk'uko mubibona aha hose twose ni utubati. Ni utubati tunini dufite umwanya munini washyiramo ibikoresho byawe byo mu nzu kandi ntihagire aho ubura aho gushyira ibintu kuko ni hanini cyane. Ahangaha ngira ngo muri kubibona ni umwanya wateguriwe gushyiramo umwanya munini. Utubati nk'uko nabibabwiye ni tunini, ni twiza, bateganyije umwanya ushobora gushyiramo amave cyangwa se ibindi bikoresho byawe. Ahangaha tukahasanga umwanya wa lavabo ushobora kogerezamo ibyombo byawe ndetse n'ibindi bikoresho ukenera buri munsi. Ahangaha tukaza kuhasanga undi mwanya munini cyane ushobora gushyiramo firigo yawe uko bingana kose. Umwanya ni munini cyane pe. Tukiva ahangaha rero muri iki gikoni turajya mu gikari. Tuva mu gikoni cyacu turaza mu gikari. Ni igikari kinini gipavomye gifite amakaro ndetse ni igikari gifite umwanya uhagije, aho tuza gusanga umwanya wo kwandikira, icyumba cy'umukozi, douche na toilette ndetse stock yo hanze n'igikoni cyo hanze. Nk'uko nabibabwiye ino nzu akarusho kayo ahantu hose imyanya yaho hagiye hihagije, afite ubugari buhagije, harisanzuye cyane. Nk'uko tumaze kurebana ibice bigize ino nzu, tugiye kurebana n'ibyumba bigize ino nzu. Mbibutsa ko ari ibyumba 4, douche na toilette 3, aho turi buze gusanga icyumba dukunze kwita icyumba cy'umushyitsi. Iki cyumba gifite douche na toilette yabyo. Ni douche na toilette nziza irimo ibikoresho byiza kandi ifite umwanya munini wisanzuye. Ahangaha tugeze ni mu cyumba cya ya douche na toilette namaze kubereka. Ni icyumba kinini gifite amatara meza, parafo nziza. Tukiva muri iki cyumba turajya kuri corridor tumusangemo ibyumba 3, aho tumusange chambre principale n'ibindi byumba 2 bigize ino nzu. Ahangaha ndi ni muri koridoro igize ibi byumba uko ari 3. Ni koridoro nziza ifite amarangi meza kandi ifite n'umwanya munini uhagije. Muze mbereke icyumba cya mbere kigize ino koridoro. Ni icyumba cyiza nk'uko mwabibonye. Ino nzu igifite imiryango myiza, hagaragara neza, amakaro ni meza, amarangi yisizeho n'akarusho kuko bisa neza cyane, parafo nziza, amatara meza. Namwe mwabibonye ni ahantu hanini kandi hisanzuye. Urebe nawe idirishya, idirishya rinini kandi risize amarangi meza. Tukiva muri iki cyumba murebeke turebane icyumba cya kabiri kigize ino koridoro. Nyiri ahangaha ngira ngo muri kubona ko hano inyuma yanjye hari umuryango usohoka. Ari byiza kuko ushobora kubyuka utifuza guca muri salo ugaca mu gikari bitewe n'uko mwaba ufite n'abashyitsi. Ahangaha ngeze ni mu cyumba cya kabiri kino koridoro twasanze ari ibyumba 3. Ni icyumba kinini nk'uko muri kubona, amarangi ni meza,
gifite amakaro meza cyane, kikagira nziza, amatara meza ndetse n'imiryango myiza nk'uko nakomeje kubibabwira, imiryango igaragara neza kandi ikomeye inagezweho. Ibi byumba bibiri bihuriye kuri douche na toilette. Douche na toilette ifite ibikoresho byiza cyane, ikagira amakaro meza agaragara neza, namwe muri kubona rwose amakaro ni meza, amatoilette ni meza agezweho kandi akomeye, ukabona plafond, amatara, byose ni ibintu byiza kandi bigaragara neza. Uko tumaze kurebana ibyumba bitatu, harabura icyumba kimwe aricyo dukunze kwita chambre principale. Tugiye kwirebana ni chambre principale nziza ifite umwanya wihariye. Ahangaha ngeze muri koridoro ya chambre principale. Tukigera ahangaha turajya muri douche na toilette bya chambre principale. Ngira ngo mwakomeje kwibona namwe mwirebere n'imiryango itubereza ikaze, buri aho tukwinjira hose ni imiryango myiza kandi ikoze neza. Ahangaha rero ni douche na toilette bya chambre principale. Ni douche na toilette ifite umwanya munini, ifite amakaro meza, ibikoresho byiza, ngira ngo namwe mwirebere ino shower. Ni ibikoresho byiza kandi bigezweho, akarusho binakomeye. Uze kureba ano makaro ari hano, amakaro meza agaragara neza, bizakugora kuyakoropa cyangwa yakoropa agasigaranaho imyanda. Tukiva muri douche na toilette bya chambre principale, turajya muri chambre principale yacu. Ni chambre principale nziza, nini cyane pe, ifite ibikoresho byiza. Niyo mvuga byiza, mbe kuko ari byiza pe. Irebere nawe hano hantu, ni hanini cyane. Iyi chambre principale ifite umwanya munini cyane. Urebe nawe amarangi asize ino chambre principale, ni amarangi meza. Urebe nawe iki gikuta, ni igikuta cyiza kiriho amatara meza cyane. Maze uze no kureba plafond ya chambre principale. Ni plafond nziza igaragara neza ndetse inafite amatara meza. Tukiri ahangaha, murebe namwe ahangaha turahabona muri dressing room, tusange garderobe nziza nini cyane, ifite couleur nziza cyane, inafite umwanya munini cyane uhagije. Na chambre principale rero yacu akarusho, ifite balcon yo hanze. Balcon nziza cyane igaragara neza, iriho amavaze kandi ituma ureba ya view yacu nziza. Nkuko tumaze kurebana ino nzu, inzu nziza nkuko nabibabwiye, iri ku muhanda wa kaburimbo, ifite ibikoresho byiza, ikaba igizwe n'ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger ndetse n'igikoni kiri open. Ikagira igikari cyiza, umwanya wisanzuye, parking nini ishaka kujyamo imodoka 3, ndetse akarusho ino nzu ikaba ifite design nziza cyane, ikaba ino ku muhanda wa kaburimbo. Mbibutsa nk'uko nabibabwiye nyitangira, ino nzu iri kugurishwa ku giciro cya $160,000. Mbashimira ko mukomeza gukurikirana YouTube channel yacu ya Maria Estate. Mbibutsa no gukomeza gukora like, share and subscribe.